impyisi imaze gukandagira ku mutego uyifata mu ijosi urayishibukana, amaso aratukura, amenyo irongera irashinyika. imbeba iriyamirira iti urubanza urarwikemuriye, icyuzi ni ubusambo naho ubwenge buragatabwa. Ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, aho yumvira icyanga cy'amagambo abagize imyandiko runaka mba nagutoranyirije. Uyu munsi turibanda ku myandiko ivuga ku mpyisi. Hari umwandiko ugira uti umugabo wahetse impyisi, hakaba undi mwandiko ugira uti impyisi izira ubusambo bwayo, tukaza gusoreza ku mwandiko ugira uti impyisi yashatse kurongora inzobe. Mwakwibaza muti ubundi kuki yashatse kurongora inzobe iyo yigira mu bikara, kuki itashatse kurongora nk'igikara? Urabyumva muri ubu buryohe bw'imyandiko ku muyoboro JDS uburyohe, urabyumva kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Ntujye kure, uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Ikaze duterurire kuri uyu mwandiko ugira uti umugabo wahetse impyisi. Umunsi umwe umugabo yagiye mu ishyamba hatega umutego agira ngo inyamaswa iza kugwamo ayirye. Nyir'umutego asubiye kureba asanga impyisi ariyo yawuguyemo, amaso yatukuye, amenyo yashinyitse. Impyisi imubonye iramutakira iti wowe karama we, ntabara nkure muri uyu mutego maze umbwire icyo nzakugororera. Umugabo arayibwira ati none ngukuyemo ntiwakwiruka ukanshika? Impyisi iramusubiza iti nta mbaraga ngifite zo kugucika, dore amajanja yanjye yagagaye kubera imbeho yo muri iri joro yandayeho. Umugabo arayibaza ati ariko ingororano ushobora kumpa ni iyihe? Impyisi irasubiza iti ngira ngo icyoroshye ni uko wanjyana iwawe nkajya nkurindira urugo, ndeba nta bajura banshaho ngo bakwibe. Umugabo ati ndabyemeye. Nuko impyisi arayitegura, amaze kuyikuramo ati hoge tugende. Impyisi iramubwira iti dore nagagaye amajanja, shyira ku bitugu unyikorere maze unjyane. Umugabo arayikorera arayitahana. Ageze mu nzira ahura n'undi mugabo, aramubaza ati uzi icyo wikoreye wa mugabo we? Undi aramusubiza ati mpetse umugaragu wanjye urwaye. Umugabo aramubwira ati ko nduzi ari bihehe, yabaye umugaragu wawe ryari? Impyisi ibaza wa mugabo uyihetse iti uwo muntu agize ngo iki? Umugabo arayisubiza atagize ngo mpetse bihehe zandya. Impyisi iramubwira uturagiye ukenga icyo rubanda ivuga. Umugabo arayibwira ati nduva amaze kunanirwa jya hasi wigenze. Impyisi iramubwira iti buretse nkonjoke gukonjonjore. Igihe bagisigana imbeba yari munsi y'inzira ibumva, irababaza iti mbese murapfa iki mwa bagabo mwe? Impyisi isubiza imbeba iti uyu mugabo ni umunyarugomo, yaneze umutego wa nijoro nkugwamo, imbeho ya nijoro irangagaza, nanirwa kugenda. Amaze kunkura mu mutego arampeka ngo anjyane iwe kumpaka, none aragira ngo anshyire hasi nigenze kandi ntarakonjoka. Ubanza yamenye ko ninkonjoka mukonjonjora. Imbeba irababwira iti nta bagabo bo gupfa ubusa, mujye kunyereka uwo mutego mbone uko mbakiza. Imbeba n'impyisi na nyir'umutego biragenda bigera aho wa mutego uri. Imbeba ibwira wa mugabo iti yongera utege uriya mutego ndore uko ubigenza. Umugabo amaze kuwutega, imbeba ibwira impyisi iti nawe wa mpyisi we, genda ushyire ijosi mu mutego ndebe uko wari wagufashe. Impyisi imaze gukandagira ku mutego uyifata mu ijosi urayishibukana, amaso aratukura, amenyo irongera irashinyika. Imbeba iriyamirira iti urubanza urarwikemuriye, icyuzi ni ubusambo naho ubwenge buragatabwa. Nyir'umutego abibonye atyo abwira imbeba ati imburagasani unkijije nzakugororera iki? Imbeba iti mbere yo kungororera banza wicire ishyano. Wa mugabo afata umuhoro yari yitwaje, atemagura iyo mpyisi arayica. Arangije wa mutego arongera arawutega, ategereje indi nyamaswa yawugwamo. Ibyo birangiye abaza ya mbeba ati ukurora nakugororera iki? Imbeba iramusubiza iti nshyira muri urwo ruhago rwawe maze unjyane iwawe twibanire. Umugabo ayishyira mu ruhago arayitahana. Ayigejeje mu nzu akajya yigaburira, nayo ikajya yitorera ibyandagaye byose. Imbeba imaze kugera mu nzu no kurya igahaga, ibyara abana benshi irororoka cyane, abana bayo buzura inzu. Batangira no kurya ibyo mu nzu nk'imitemeri y'inkongoro n'inkanda z'abagore n'ibindi byinshi. Nuko wa mugabo wazanye ya mbeba, urubyaro rwayo rumaze kumurembya, atangira kwicuza icyo yakoze, ati imbeba nkijije impyisi ariko urubyaro rwayo rurananiye. Rurashakata hose mu nzu, rurarya ibintu byose, ruranjujubije. Ahasigaye imbeba ngiye kuzirukana mu nzu yanjye tutandukane burundu. Nguko uko byagenze, atandukana n'imbeba, ariko yari yayigiriye neza yitura kuko nayo
yamufashije kwikiza impyisi yari yamutegetse kuyiheka ayivanye mu mutego yari yayiteze. ni naho nyine hava umutwe w'uyu mwandiko, umugabo wahetse impyisi. ngayo nguko noneho impyisi izira ubusambo bwayo. kera kose impyisi yazanaga n'abantu, aho inyuze bakayiha induru ngo bihehe yateye. umunsi umwe ijya ibwami kubaza ikizira, igezeyo iravunyisha. umwami ati iryo shyano se rije hano rite? arongera ati nimuyinjize numve ibyo ivuga. impyisi igeze imbere y'umwami irapfukama ikoma yombi ibwira umwami ati gahorana imana mwami w'u Rwanda, ni wowe nyiri iki gihugu, ingabo zawe ziranzira aho unyuze hose zimpa induru, none ndagira ngo umbarize icyo nzira. umwami arayisubiza ati numva ngo uzira ubusambo bwawe, ngo amatungo magufi yose warayamaze mu gihugu. impyisi iti nyagasani urwo ni urubwa rwa rubanda. umwami arayisubiza ati niba bakubeshyera ngiye kukugerageza mbyibonere. nuko umwami ategeka ko bayihambira mu ruhanga umurizo w'intama ikivirirana amaraso, ikizwi nk'igisembesembe, maze ejo bundi uzagaruke hano ungarukaniye icyo gisembesembe, nzakubwire icyo rubanda ikuziza. nuko impyisi bayambika igisembesembe ku ruhanga, isezera umwami irataha. igitirimukaho itangira kumva amaraso y'igisembesembe ayimanuka ku zuru no mu kanwa, nuko itangira kugenda iyamiraza. bitinze iricara rigata cya gisembesembe. ibyo kurigata birangiye iti ntacyo nkera, ndabizi urubuga rwa rubanda nta kizarubuza. nuko cya gisembesembe iritondera kirya irakimara. imaze kurya icyo gisembesembe yumva gusubira ibwami birangiye, yiyemeza kwishakira ubundi buzima. impyisi yaratekereje iti abantu dupfa ko ndya amatungo yabo, none kuva ubu ngiye kureka kurya inyama nige kurya ibitunga abantu. nimbimenyera ubwo ntacyo nzaba ngipfa n'abantu ntibazongera kumbona ngo bakome induru. ikuvira aho rero iragenda ifata isuka ihinga umurima w'uburo. bumaze kwera irabugesa irabusya, ifu yabwo iyivugamo umutsima, nuko irarya. itamiye isanga umutsima w'uburo usa n'urimo umusenyi. igize ngo imire birayinanira irawucira, iti iyi ndyo y'abantu irananiye. bukeye ijya mu gisambu gusoroma utuboga, yibwira iti utuboga turoroshye ntitunanira kutumira nk'umutsima w'uburo. nuko iragenda irasoroma irateka irarya. za mboga zikigera mu nda zirayitumbisha, zicamo zirayihita irirukanka. impyisi bibonye iti n'ubundi nirenganyaga, akaboga k'inyama niko kangwa neza. ikimara kuvuga ibyo yigira inama yo gusohoka ishaka icyayitunga. impyisi iragenda igera ibumbogo ihura n'umushumba w'inyambo z'umwami, iramubwira iti niriwe ubusa nje kukwihambaho ntituri bukiranuke. umushumba ati niba ushaka ibyo urya ngwino nkwereke aho biri, naho ngewe nushaka kunsagararira turarwana dukizwe na mbuga. umushumba yijya imbere no mu mpinga y'umusozi ayereka umubande uteraniyemo amahene menshi. nuko impyisi irasutama iti kariya gasekurume ndagakaraga kagira itama rimwe, naho kariya kabuguma ndakikuza. igiye kumva yumva induru iravuze ngo dore bihehe bihekura ababyeyi yaduteye. abahinzi bari mu mirima bafata amasuka n'imihini baza biruka barayica. nuko impyisi ibura ityo icyayikiza ibwami no muri rubanda, izize ubusambo bwayo. sijye wahera hahera impyisi. nimunkundire dusoreze kuri uyu mwandiko ugira uti impyisi yashatse kurongora inzobe. muti kuki itashatse kurongora igikara? ese ubundi inzobe ni iki? tega amatwi. umunsi umwe impyisi yagiye mu rufunzo kwishakira ikirya. ihageze isanga abakobwa beza b'inyamaswa yitwa inzobe. ibakubise amaso irishima cyane iti naje nshaka utwondya, none niboneye abana beza kandi ntibancika. aho itahiye ibwira se na nyina iti nabonye abakobwa beza mu ishyamba, murajya kubansabiramo umugeni. ise arayibwira ati ninde wakubwiye ko dushyingirana n'inzobe? uyoboye ko abageni bacu tubakura mu mpyisi zene wacu? iyo mpyisi ishaka umugeni yungamo iti nabonye abakobwa beza baruta zene wacu, nibo nshaka gusa. sabyumvise ati abana b'ubu ntibagishoboka, umuco w'abakurambere barawutaye. nuko se ati nzapfa kujyayo ubwo ubintegetse. hashize iminsi iyo mpyisi se ireba izindi ziherekeza, nuko zirikora zijya iwabo w'abakobwa kwa nzobe. zigezeyo ziravunyisha, barazinjiza baziha ibyicaro. impyisi nkuru iraterura iti ubundi impyisi n'inzobe ntidusanzwe duhana abageni, ariko umuhungu wanjye yahuye n'abakobwa bo muri uru rugo arabakunda, azambwira ngo atabonyemo umugeni ibyo gushaka yabizinukwa. yungamo iti by'uko tudasanzwe dushyingirana ibyo ntacyo bigitwaye, kuko amajyambere yaje akazana ubusabane mu nyamaswa zose.
umukuru mu nzobe ziteraniye aho arasubiza ati koko abakobwa beza turabafite kandi kubashyingira ntitubyanze, ariko dufite abakobwa benshi. None uwo mushaka muri bo ni uwuhe? Ya mpyisi ishaka umugeni yari yaherekeje se, nuko iramwongorera iti umukobwa nshaka n'ufite ikibibi ku itama n'utubere dushinze n'amaguru ameze nk'ay'inyana y'umutavu. Ya nzobe isabwa umugeni irasubiza iti koko uwo mukobwa ndamufite kandi ndamubemereye, nimutahe rero muzaba mugaruka gutebutsa munzaniye n'inkwano. Impyisi zimaze gutaha, inzobe zisubiraho ziti turashyingira ziriya mpyisi tube duhumanye, naho kuvuga ko amajyambere yakuyeho kirazira, ayo ni amayeri zidushyiraho. Ubwo si impyisi irongoye inzobe, abana bazo bazaba bwoko ki? Indi nzobe nkuru iravuga iti ziriya mpyisi turazima umugeni zizaturye. Indi nzobe nayo iravuga iti ntitwiteranye na ziriya mpyisi, tuzemerera umugeni ariko umunsi w'ubukwe tuzazihenda ubwenge tubwice. Inzobe zose zitiyo n'inama ya kigabo turayemeye. Hashize iminsi impyisi zigaruka gutebutsa no gutanga inkwano. Abasangwa barazakira, inkwano barazishima, hanyuma babwira abakwe bati igisigaye nuko umukwe yazaza gutahira. Impyisi zimaze gutaha, inzobe ziba za yindi yazigiriye inama yo gutanga umugeni ngo zititeranya n'impyisi ziti duhishurire ya mayeri wadukinze. Bizagenda bite kugira ngo dutange umugeni ku rurimi kandi mu by'ukuri tudafite umugambi wo kumwohereza mu mpyisi? Iyo nzobe y'amayeri ibwira izindi iti mwese uko muri hano, buri wese nagenda dushakira ihene azayituzanire ku munsi impyisi zizatuzaniraho umukwe aje gutahira. Ubukwe buraye buri bube muzazane izo hene, zimwe tuzazibaga, inyama zazo tuzimarike mu nzu y'ubukwe kugira ngo zizahumurire impyisi. Izindi hene tuzazizirike mu kiraro, aho impyisi zizaba zizirora igihe zizaba ziriho zivuga imisango. Impyisi ziherekeje umukwe nizimara kwicara zizahumurirwa n'inyama kandi zireba ihene imbere yazo, nizishobora kunesha amerwe yazo ntizigire icyo zikora tuzemere tuzishyingire. Nimuhumure ariko ibyo ndabizi ntizizabishobora. Umunsi wo guherekeza umukwe ugeze, impyisi ziza kwa sebukwe w'umukwe. Zihageze zisanga bazisasiye ibirago, baziteguriye n'ibyo zinywa. Nuko imisango itangiye, umukwe mukuru abwira umusangwa mukuru ati muragahorana Imana mwa bagabo mwe, twabasabye umugeni muramuduha, none dore umukwe wanyu aje gutahira. Impyisi zayiherekeje aho gutega amatwi iyo misango, zimwe zari zikanuriye cya kiraro kiziritsemo ihene, izindi zariho zishoreza umwuka uturuka ku nyama zari zimanitse muri iyo nzu. Umukwe mukuru arangiza kuvuga ijambo, nawe yatangiye guteshaguzwa. Abasangwa bamaze kubona iyo myifatire y'impyisi zatwawe n'amerwe, aho kumva ijambo ryabazanye batangira kuryana inzara babaseka. Nuko impyisi nkuru iti ntararangiza kuvuga ijambo ryanjye no kumva igisubizo cy'umusangwa mukuru, hari icyo ngira ngo mbanze nibarize, ariko ntimunseke. Inzobe ziti tuguteze amatwi. Impyisi ziti ziriya nyama n'iz'inka cyangwa n'iz'ihene? Inzobe zisubiza ziseka ziti n'iz'ihene. Bimaze akanya indi mpyisi irabaza iti amagambo si ugutaruka, iriya hene y'igihuga n'iy'umukara zipfana iki? Inzobe zirayisubiza ziti igihuga ni nyina wa Musheru. Bigeze aho impyisi nkuru ibwira abasangwa iti mumbabarire ngiye hanze kwihagarika. Igisohoka irembuza zene wayo zirayikurikira, zigeze hanze irazibwira iti umva basha, mbagira inama ya kigabo, iby'ubukwe nimuze tubireke dusubire mu nzu twitwarire ziriya hene na ziriya nyama, umugeni tuzaba tumushakira ahandi. Ya mpyisi y'umukwe yari yaje gutahira iravuga iti nanjye niyo migambi nari nagezeho ndora ziriya hene, ariko ndaceceka nanga ko munseka. N'igihe wari ubabaye umugeni ndamuretse, muze turagane maze tuze gusimbukira rimwe, ntihagire inyama n'ihene dusiga. Impyisi nkuru irazibwira iti inama niyo, nimuze dusubire mu nzu maze mwicare neza, nimubona mpagurutse namwe muhaguruke. Nuko ziraza no mu nzu zitaricara, iya mbere ibishikuje ihene, zose zisimbukira rimwe, zihubuza ihene n'inyama ziriruka. Inzobe inkwenene zirayiha, zibwira ya yindi yari yarazigiriye inama ziti turakwemeye rwose uri umunyabwenge. Impyisi turazikize kandi nta mwana wacu zijyanye nk'umugeni. Nguko uko amerwe y'impyisi yazibujije umugeni w'inzobe. Sijye wahera hahera umugani. Mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Mwumviye icyanga cy'amagambo yari muri iyo myandiko uko ari 3. Ngaho nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi, nabo biyumvire icyo cyanga cy'amagambo nikibacike. Naho ubutaha, ciao ciao.